umutego wa mbere abantu bagwamo ntibawuhishurirwe ni umutego wo kutamenya igihe cyo kumanika amaboko mu gihe byanze. Uyu nguyu tuvugamo turi benshi. Umuntu ashobora kuguma mu bintu bitamwubaka akabitindamo neza kuva ku bintu bikanga. Ushobora kubisanga mu kazi, muri business, ushobora kubisanga mu rukundo n'ahandi hatandukanye. Ariko nko mu rukundo birigaragaza cyane, cyangwa mu mubano wawe na bagenzi bawe, ukaba ubibona ko umubano warangiye, ariko kubera ko wari warawushyizemo byose, cyangwa kubera ubwoba bwo gutinya kubaho wenyine, ugatsimbarara neza kumanika amaboko bikanga. Cyangwa se umuntu agatsimbarara kuri business runaka imwonga umutima, ikamwonga roho, ikamwonga imbaraga, itagenda idakora, ariko ukayigumamo kubera ko gusa utekereza ko imbaraga wayishyizemo ukuntu zingana utapfa kugenda gutyo gusa. Ati koko nabivamo gutya gusa. Ugatsimbarara ku kazi kataguteresha agatambwe, ugasanga akazi karakonse, imyaka 10 gatayemo ni impfabusa uko wakagiyemo ni kumeze. Rimwe na rimwe ugasanga aho gutera imbere usubira inyuma. Hari akazi ujyamo kakakonga ugasanga kamazemo imyaka 10, ahubwo uko wagiye mu mezi wataye ibintu byinshi cyane, wataye imyaka, wataye igihe, wataye ubuzima buzira umuze, kubera ko ako kazi karakonga kakonga n'umubiri n'ubuzima buzira umuze, ugasanga bwarahagendeye. Wakagiye mu kiri muzima ugifite imbaraga, ariko ubu ngubu wirirwa uhondobera, nta n'amafaranga kaguha, none bikanaguhindurira ubuzima, noneho bikarangira nta n'ibyishimo gakuramo. Ari ugasanga ukamazemo nk'imyaka 10 nta gatambwe na kamutera, kumanika amaboko byaranze. Uri kumva uwo mutego? Hari igihe umanika amaboko n'imbaraga zitagihari. Ibi biterwa n'imyumvire duhora twigishwa rimwe na rimwe kutava ku bintu, cyangwa se bigaterwa na bya bintu byo gutinya, kugira ubwoba, gutinya gufata risk, kuvuga uti si ibi bintu noneho mbirekuye byagenda gute. Hari igihe ubiterwa burya n'ihungabana. Hari ihungabana ushobora kugirira mu kazi runaka, cyangwa se ushobora kugira mu mubano runaka, iryo hungabana rikaba ryo rituma utamanika amaboko. N'igihe bitagukorera ntumanika amaboko, n'igihe bikwica uhagaze ntumanika amaboko, ukagumya kugundira ukamera nka cya kirondwe, inka irindi ribwa, ikirondwe kikiri ku ruhu. Imyumvire yo kutava kwizima ni umutego ukomeye cyane set kibi adushyiramo, umutego w'ubwoba abantu benshi bamenya batinze. Ugasanga ubayeho nabi kubera ko gusa wanze kuva ku bintu, wanze kumanika amaboko, kandi ibyo bintu ibimenyetso byose biragaragaza ko ari byo biri kukwica. Ubwenge ntabwo buri mu gutsimbarara burya, ahubwo ubwenge buri kumenya igihe nyacyo cyo kubikorera. Wanabona bidakora ukamenya igihe nyacyo kumanika amaboko. Bakubwira ko ibyicaro ngo byiza, ibyicaro bishyushye byikurwamo n'umwana uzi ubwenge. Hari igihe wumva agashyuhe wenda k'ahantu uri, kavuga uti nimava kano gashyuhe gashobora kuzabura, ariko mu by'ukuri ako gashyuhe karimo imitego amagana. Bikagusaba rero kumenya ubwenge kugira ngo ako gashyuhe kavemo, ujye mu kandi kisumbuyeho kaguteresha agatambwe. Hari ibintu abantu bakora ukabona neza bimeze nko kwiyahura, niba ariko umuntu yabyita kwiyahura. Mvuga ni gute rero? Ni ugupfa uhagaze, kwa kundi uvuga uti ibi ntabwo nabivamo kabone nubwo ndi gupfa. Ubu umeze nk'umuntu uri kwiyahura. Akenshi biterwa n'iki? Ko warabishyizemo imbaraga nyinshi, ariko abahanga bakubwira ko bidasobanuye ko uzabibamo iteka ryose mu gihe bitagukorera. Nubona bitagukorera ntukagire ubwoba bwo kumanika amaboko. Birimo n'ubwenge rwose, iyo ubonye ibintu bitagukorera ukamanika amaboko mu gihe ibimenyetso byose bigaragaza ko n'ahazaza bitazagukorera, cyane nk'ibintu bidafite ahantu bihura n'inzozi zawe, n'ubundi bintu birimo uba wumva n'ubundi atari inzozi zawe. Burya ibintu ari inzozi uriyemeza ugatsimbarara, kubera ko burya inzozi nta hantu wazihungira. Wabivamo ukajya he ko ibintu ari inzozi zawe? Ariko ibintu niba atari inzozi kandi bikaba bikonga, kumenya igihe cyo kumanika amaboko, igihe cyo kubivamo ni ingenzi cyane. Twigeze kubona igihe cyiza cyo kubivamo ni igihe kuba birimo biri guterwa n'ibikomere, biri guterwa n'isoni zo gutakaza ibyo washoyemo, kandi mu by'ukuri wirengagije inyungu ziri mu byo wageraho uramutse ubivuyemo. Nushyira ku munzani ugasanga ibintu bitumye ugitsimbarara ari ukwanga kuva ku izima, bitewe n'ibyo watakajemo, bitewe n'ibikomere, kandi washyira ku munzani ugasanga uramutse ubivuyemo hari inyungu zigutegereje imbere. Izo nyungu zikaburizwamo n'ibyo bikomere wahuriyemo nabyo. Icyo gihe uzamanika amaboko, nicyo gihe cyiza cyo kubivamo. Muri make igihe ukibirimo cyangwa se kuba birimo biri guterwa n'ibikomere ufite ku mutima cy'umwanya n'imbaraga watakajemo, wirengagije inyungu zindi zishobora kuza mu hazaza. Bivemo hakiri kare kubera kuri kwangirika, kandi kubivamo warangiritse cyane ni bibi kurusha kubivamo utarangirika cyane. Fata umwanzuro uve ku bintu, umanika amaboko, nubwo ari icyemezo kitoroshye, ariko nicyo gishobora kugukura mu buzima bw'ibihano, niba ariko nabyita. Ubwoba rero nicyo kibikora. Se kibi adutera ubwoba bwo kwitwa umuhombyi,
bishobora gutuma ahubwo uhombana cyane. Kuko se ikibaho ushaka kukurimbura akenshi bikunze kubaho mu bintu ibyo ari byo byose, cyane cyane nko muri business, mu kazi no mu rushako. Hari igihe utekereza igihe umaranye n'umuntu ibyo watakaje, cyangwa se igihe umaze mu kazi runaka ibyo wagatakajemo, igihe umaze muri business runaka ibyo wayitakajemo, bishobora kuba ikigeragezo gikomeye cyo kuba wava ku bintu ukamanika. Ugasanga mu by'ukuri ukurikije uko ubuzima bumeze, abantu bose barabibonye n'ibimenyetso byose biragaragaza yuko urimo urapfa uhagaze, kubera ibikomere runaka wahuriyemo nabyo. Ukareba umwanya watayemo n'amafaranga watayemo n'ibintu byinshi watayemo, ukabona ahantu uri neza neza hameze nk'ukuzimu, ariko ukanga ugatsimbarara kubera ibyo bikomere, kubera imigozi y'ibikomere, kubera imigozi y'ibihombo. Abahanga bakubwira ko aricyo gihe cyiza cyo kumanika amaboko. Bakubwira ko aricyo gihe cyiza cyo kumanika amaboko. Igihe cyose igitumye ubigumamo ari inkovu z'ibihene, ariko umuntu yabyita, ari amafaranga watakaje, ari imbaraga washoyemo, ari ubuto bwawe wabishoyemo, igihe aribyo byonyine ushingiraho, muri make ibintu urimo ntabwo n'ubundi ukibibona nk'inzozi zawe, aho ngaho umanika amaboko. Kubigumamo ni bibi cyane kurusha kumanika amaboko rwose. Amahirwe ubundi buzima bw'ejo hazaza, kandi ubikore hakiri kare, urengere ahazaza heza. Mu mizo ya mbere biragorana, ariko iyo umaze kubivamo umera nk'umuntu uhumutse, ukabona ko uri gupfa uhagaze. Urundi rugero rushobora gutuma abantu bagwa muri uyu mutego, reka dufate nk'umuntu wize amashuri ye abanza neza akajya mu yisumbuye, ariko kubera ikigare cya bagenzi be n'inama z'abantu be ba hafi, agashiduka yarahisemo nko kwiga ibintu adakunda. Ibi ngibi byagiye biba ku bantu benshi cyane. Ugasanga ukurikiye abandi bantu kubera ko wenda iri shama ari ryo rigezweho. Hari nk'abantu nzi bagiye bajya nko mu bintu by'ubwubatsi kubera ko byari bigezweho icyo gihe, abantu bose bari kujya mu bwubatsi ngo niho harimo akazi, ngo niho harimo amafaranga. Mu by'ukuri mu mutima we afite ibindi bintu akunda, arashaka kuzaba umuganga, ariko ababyeyi bakamubwira bati hoya nitwe tukurihira ajya muri ibi ngibi. Ugasanga bigiyemo mu by'ukuri atabikunda, arabyize arabirangije mu gisumbuye, noneho no muri kaminuza nta yandi mahitamo afite, agomba kubikomeza muri kaminuza. Uri kumva ibyo bintu? Nyuma rero y'ibifaranga byose yatakaje muri ibyo bintu yize, nyuma y'uko iwabo biriye bakimara bakagurisha hafi ya byose kugira ngo arangize amashuri, tuvuge ko kwiga ubwubatsi byamutwaye nk'imyaka 7. Nyuma yo kubyiga akaba amaze indi myaka 7 ari byo akora, ariko mu by'ukuri ntabikunda. Kandi buryo ukora ibintu udakunda nta nubwo binoza neza. Iyo utabinoza nta nubwo bitanga umusaruro. Muri we aba yumva hari ibindi bintu yajya amakunzi, ariko iyo akubise agatima ku myaka 14 amaze muri ibyo bintu, agakubita agatima ku gihombo cyose yateje ababyeyi be yiga, agakubita agatima ku mwanya n'imbaraga yabishyizemo, bishobora gutuma yizirika ku bintu adakunda. Kabone nubwo impano ye ibyo yumva yajyamo ashobora no kubijyamo bikamubyarira umusaruro, ariko aravuga ati hoya ngomba kwizirika kuri ibi bintu, ariko mu by'ukuri abyiziritseho kubera iyo myaka 14 n'ibyo yatakajemo byose.